iyo virusi bita virusi niko numva barimo kucyita, ariko twebwe nk'abanyarwanda bamwe turimo kukirinda nk'abanyarwanda bamwe, tukunga ubumwe nk'abanyarwanda, tugakaraba tukakirinda, ibyo bintu byose bigativaho. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Werurwe, twazindukiye mu karere ka Kicukiro, aha ni ku isoko rya Ziniya. Ni nyuma y'uko leta y'u Rwanda ishyizeho ingamba nshya zigamije guhangana n'icyorezo cya coronavirus, icyorezo gikomeje gufata indi ntera kuri isi dutuye. Nyuma y'uko leta y'u Rwanda ifashe ingamba zo guhagarika ibikorwa bitandukanye, hagasigara ibikorwa by'ibanze birimo ubucuruzi bw'ibiribwa, amafarumasi ndetse n'amavuriro, hagamijwe guhagarika ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus mu gihugu. Kuri uyu munsi Iwacu TV twafashe umwanya tugana mu karere ka Kicukiro ku isoko rya Ziniya, tugamije kureba ko ibiciro byashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda ko biri kubahirizwa koko, ndetse tunarebe zimwe mu mbogamizi zihari ziri guterwa n'ingaruka za coronavirus muri iki gihugu cyacu. Nk'uko mubibona hano rero ni Kicukiro Ziniya, ku isoko rya Ziniya. Muri kubibona ko hari abantu benshi, hari abantu bicaye, hari abantu bari muri muvoma zitandukanye, abari guhaha, abavuye guhaha. Muri kubibona hari abavuye guhaha, hari n'abandi bari kwitemberera bisanzwe ngira ngo ahari, ariko nk'uko mbibona nyine namwe uko mbibona namwe niko muri kubibona. Ibyo ndi kubereka nibyo biri kubera ahangaha, abantu bari kumuvinga batembera hirya no hino. Yes, nagira ngo mbashishikarize gukomeza kugumana natwe, ahasigaye twegere abacuruzi ndetse n'abantu bamwe na bamwe baje guhaha cyangwa se n'abaturarwanda, twumva ukuntu bari kubona ino gahunda yashyizweho ya leta yo gushishikariza abanyarwanda kudakwirakwiza icyorezo cya coronavirus mu rwego rwo kwirinda, ndetse no kuba twumve nuko bo bari kubitwara. Ubwo twageraga kuri isoko rya Ziniya riherereye mu karere ka Kicukiro, twahasanze urujya n'uruza rw'abantu, abajya guhaha, abacuruzi ndetse n'abandi bantu batandukanye. Tukigera kuri isoko rya Ziniya riherereye mu karere ka Kicukiro, twagerageje gushaka bamwe mu bayobozi b'iri soko kugira ngo batubwire zimwe mu ngamba bafite mu gufasha abaturage bagana rino soko baje guhaha, ndetse n'abacuruzi bacuruza muri isoko mu guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Twahasanze umwe mu bayobozi. Iki ni ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'Iwacu TV. Nakoze cyane. Mazina nitwa Mugabo Innocent, abandi umuyobozi w'abacuruzi bakora mu isoko rya Kicukiro Ziniya. Umuyobozi w'abacuruzi bakora mu isoko rya Ziniya. Okay, hano bitewe n'icyorezo cyafashe isi yose no mu Rwanda cyahageze, ingamba nk'umuyobozi w'isoko muri kubigenza gute hano byifashe bite? Ingamba z'igihugu cyafashe nako twafashe ya mbere, tubasha kwegereza imiryango abacuruzi basohokeramo cyangwa se binjiriramo uburyo bwo gukaraba intoki n'amazi meza, kandi tunabakangura ko aho bakora bagomba guhana intera ya metero imwe hagati y'umucuruzi n'undi, kandi no kwakira abaguzi mu buryo butarakajagari. Ubwo mu buryo bwo kwishyura biragenda gute? Ko tuzi ko wenda iyo umuntu aguye amafaranga utazo yaciye nabwo ari ikibazo, barimo barabigenza gute? Ubwo buryo nayo cyagumye kuba ikibazo, ariko ubu tuvugana n'ubundi buryo burimo bukoreshwa, hamwe n'uburyo bwo guhana amafaranga cash cyangwa se bagakoresha uburyo bwa mobile money. Okay, urabona barimo barabyakira gute abaguzi n'abacuruzi? Barimo barabyakira neza, batangiye kumenyera, kugira ngo tubwire abakurikiye ino televiziyo muri rusange ukuntu ibintu byihagaze? Batangiye kumenyera mu mizo ya mbere, ubona ko abantu bikibatonda, ariko kubera ubukangurambaga turimo tubabwira bwa buri munsi, uri kubona ko batangiye kubyumva cyane, ndetse bo ubwabo barimo na bimwe kubyikoresha batagombye no kubwirizwa. Okay, batangiye kumenyera, ibyo ni ibintu byiza cyane. Mwatubwira imbogamizi muri guha nazo mu gukomeza gukangura abantu? Imbogamizi burya byo ibintu byose burya iyo bigenda neza ntago habura n'imbogamizi, ariko n'ubundi imbogamizi duhura nazo ntabwo zikabije cyane. Ni uburyo wenda bwo kubasha kwinjiza abantu bakaraba, bitewe n'uburyo abantu bari kuganira isoko ari benshi, ariko nk'uko mwabibonye n'ahandi mwagiye muca, hari uburyo bwo kubashyira ku murongo mu buryo bategeranye, hakabaho kugenda babinjiza mu byiciro, icyiciro cyavamo tukongera tukinjiza abandi, kugira ngo turusheho
guhaha kandi tutegeranye mu rwego rwo kwirinda. gira ikintu wasaba abantu muri rusange bari gukomeza kuza guhaha cyangwa abacuruzi nabo barimo baracuruza ibicuruzwa byabo hano mu isoko? Bakoze ikintu cya mbere nabanza gusaba abacuruzi mbere na mbere ni ukwirinda, buri wese akaba ijisho rya mugenzi we, n'uwabonye utubahirije amabwiriza akabasha kongera kumukangura. Icyo twasaba n'abacuruzi baganira isoko, uri kubona ko ahangaha muri aya marembo ari aho basohokera, hari n'aho binjirira. Icyo twasaba abaganira isoko baza kurihahiramo ni uko bagumye bakaza bagahaha, ariko bagakurikiza amabwiriza twebwe ubwacu nk'ubuyobozi ndetse n'abacuruzi muri rusange n'inzego za leta dukorana twashyizeho yo kubasha abantu kuza mu isoko bake bake kandi ntibabashe gutinda mu isoko. Ikibazo gikomeje kuzamuka, hari ibibazo mwahura nabyo nk'abayobozi b'isoko? Uko biri kose iki kibazo gikomeje gufata indi ntera, natwe ntabwo dusinziriye, uretse ko n'ingamba zimwe twatangiye kuzifata, kuko hari ahacururizwaga ibindi bicuruzwa nk'imyenda n'ibindi bitajyanye n'imyaka. Aho ngaho hari gahunda y'uko nabo guhera ejo tuzavugabanya abacuruzi bari muri ya mazone wenda agiye harimo abantu benshi, tukabazana aho ngaho kugira ngo babashe buri wese gukora yisanzuye. Iyo niyo ngamba cyane tugomba kubahiriza kandi tubona bizadufasha cyane. Icyo twasaba nk'inzego za leta n'ubundi nk'uko dusanzwe dukorana kandi neza, ni ukugumya kutuba hafi cyane nk'uko turi kumwe muri iki gikorwa, hamwe no gufatanya n'abaturage ndetse n'abacuruzi bakorera muri isoko, ibintu byose bizagenda neza nta kibazo. Murakoze, mugire akazi keza, mukomeze mukora akazi keza, n'amurakoze cyane. Murakoze cyane. Sawa. Nk'uko muri kubibona ku isoko rya Ziniya, umuntu arabanza gukaraba mu gihe agiye kwinjira mu isoko. Hari amazi, hari kandagira ukarabe, hari isabune yabugenewe, akabanza agakaraba akabona kwinjira mu isoko. Nk'uko mubibona bano ni abantu baje guhaha, ni abantu baje muri iri soko baje kugura ibikenerwa bya buri munsi byo kurya, bakaba bari kubanza gukaraba bari kumwe n'abayobozi b'iri soko. Nk'uko mubibona n'umunyamakuru w'Iwacu TV nawe arabanje arakaraba. Tugiye kubaza abacuruzi uko babona uko bimeze mu isoko, ibicuruzwa uko bihagaze, hasigaye namwe mu byimenyere. Yes, turi kumwe n'abayobozi b'isoko. Nk'uko mubibona bafite gahunda ukuntu bari kuyobora abaturage abinjira mu isoko, bafite ukuntu bari kubayobora, bagakaraba intoki, bakayobora abantu bagakaraba. Yes, niko muri kubibona uko turi kubibereka, niko gahunda zimeze. Umuyobozi arabwiriza abaturage uko bagomba kubigenza, bagasiga metero, akabashishikariza gusiga metero hagati y'umuntu n'undi, bamara gukaraba bakabona kwinjira mu isoko. Yes, turakomeza tubabwire cyangwa se tubereke uko bimeze. Tugiye kwinjira hano muri iri soko rya Ziniya. Nk'uko mubibona tugiye kwinjira mu isoko, turebe abaturage, abacuruzi uko ibiciro bihagaze muri isoko. Ntucikwe, utari wakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru anoze cyangwa se amakuru yose tukugenera. Mbere yuko twinjira muri isoko rya Ziniya, twahuriye n'abaturage hanze bari bavuye guhaha, bagira bimwe batangariza umunyamakuru w'Iwacu TV. Aba ni bamwe mu baturage baganiriye n'Iwacu TV. Duhuye n'undi muturage avuye kwihahira, mwatubwira amazina yanyu? Nitwa Imana Claudine, nkaba mvuye hano ruguru mu isoko guhaha. Muvuye muri isoko? Mu isoko hano Ziniya. Turabona muvuye guhaha. Murabona mu isoko birimo biragenda bigurika nta kibazo? Abantu bose bari kwihutira guhaha ku bantu bayafite, gusa nyine ibintu byahenze cyane. Ibintu byahenze. None bitewe n'ukuntu mw'ibishitangazo ryagenwe na leta, ibiciro byatanzwe murimo birakurikizwa nk'uko muri kubisanga ku isoko? Reka ni bakeya babyubahiriza, wenda nk'aha mu isoko biremera ibiciro rimwe na rimwe bakabyubahiriza, ariko dushobora kujya guhaha nko muri karitsiye ugasanga aho babyurije, kuko nta muntu w'umuyobozi uri buhagere ngo ababaze ngo muzane uko muri gucuruza cyangwa muzane amaresi mwishyuriyeho. Twebwe rero turagenda bakiyuririza ibiciro uko bashaka. Okay, nkaho uvuye mu isoko, duha ishusho, tubwire ukuntu mu ishusho bimeze nk'umuntu uvuye mu isoko. Mu isoko byifashe gute? Mu isoko abantu bari kuza bahaha, ni urujya n'uruza, buri wese araza ahaha bitewe n'ubushobozi afite. Gusa nyine ibintu birahenze cyane bitewe n'ubushobozi, abantu nta mafaranga bafite, abayafite rero nabaza bagapakira imifuka, ibirayi, imiceri, bari gupakira ibintu bimeze nabi hano mu isoko. None se basi nkaho uvuye mu isoko,
murabona ibicuruzwa byose birimo biraboneka nk'uko bisanzwe cyangwa hari ibyabuze bitewe n'ikibazo turimo twese dusangiwe hano ku isi? Nkanjye ntabwo mvuye guhaha ibintu byose, ariko ho nanyuraga bitewe n'ibyo njya mbona nabonye nta birimo, nta kibazo birimo. Okay, ibintu byose birimo. Nize mbogamizi nk'umuntu uri kujya mu isoko ari guhura nazo? Mbogamizi ari guhura nazo, uragenda ugasanga ni ugutonda umurongo kugira ngo undi mugenzi wawe aveho, ko iriya distance bari kuvuga dusikamo hagati y'undi uko bahagararanye ari babiri, umwe yigira hirya undi hirya, ni ugutonda umurongo nyine. Imbogamizi ni ukugenda ugatinda mu isoko kuko ibyo ubona ntabwo ubibona byihuse nk'uko byari bisanzwe. Okay, bivuze ngo umwanya uri kuba muremure umuntu agatinda mu isoko. Gira ikintu wakisabira ubuyobozi basi, ikintu wasaba ubuyobozi nk'umuntu uvuye nkawe mu isoko wabonye ishusho uko imeze, kubera ko n'ubundi isoko ibyo bikorwa bisigaye birimo birakora. Gira ikintu wasaba ubuyobozi. Ikintu rero nasaba ubuyobozi, ndikumva ikintu nasaba ubuyobozi ni birarenze, wasaba se ko n'abatari bo mu by'ukuri kuvuga ngo nuko basaba, ahubwo bo bongera ingamba. Nyine abishwa n'inzara turicwa nayo, ababaho babeho, byibura babaho bazasigana ubuzima bwiza, ariko kugira ngo abantu benshi babure ubuzima nta kundi nyine ko ari indwara iza tu, kandi ko indwara itateguza. Nabo ni ukuvuga ngo umuntu agiye abasaba byaba birenze ubushobozi bwabo, kuko nabo bagiye kubona babona indwara gusiraje. Ahubwo ikintu twakora ni ukubahiriza ibintu batubwira kugira ngo byibura turebe uko byazagenda. Nabo ntabwo babizi kuko ni indwara yizanye, bakabona bije. Natwe ni ukwirinda mu bushobozi dufite, ubundi nabo nyine bakagura ingamba, wenda bumva bakumva nta kundi twabigenza gute se. Abacuruzi bafite imbogamizi bari guhura nazo, ndetse n'abaguzi bafite imbogamizi bari guhura nazo. Aba bose twabashije kuganira bagira bimwe badutangariza. Aba ni bamwe mu bacuruzi bacuruza mu isoko rya Ziniya. Ubwo twinjiraga mu isoko rya Ziniya risanzwe ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, kuri iyi nshuro hari kubarizwa ibiribwa gusa uyu ni umwanzuro wafashwe na Leta y'u Rwanda hagamijwe kugabanya ubucucike bw'abantu mu buryo bwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Abacuruzi twabashije kuganira nabo badutangariza uko ibiciro bihagaze. Aba ni bamwe mu bacuruzi twaganira nabo. Mwiriwe neza mama? Mwiriwe neza. Tubasanze hano, ndabona muri abacuruzi b'amakara. Mwakibwira abadukurikiye muri kano kanya? Murakoze. Nitwa Anose Tuzamukunda cyangwa se ku izina rya Babiciye. Curuza amakara hano ku isoko rya Ziniya ku Kicukiro. Mucuruza amakara mu isoko rya Ziniya. Mama, murabizi ko hari icyorezo cyateye muri no minsi, cyateye isi yose, na hano byabagezeho? Mu by'ukuri icyo cyorezo cyateye ntabwo kiratugeraho, ariko icyo turimo tubona ni ingorane zituruka ku cy'icyo cyorezo. Dufite ingorane zituruka kuri icyo cyorezo. Ingorane zageze muri business yanyu hano mu mwuga mukora hano? Ingorane turazifite cyane. Ungira ngo urebye amaseta yacu yambaye ubusa, amakara dufite kandi amaseta asukuye bagameze, twaga dufite amakara menshi, ariko bitewe n'izi mpinduka zabayeho twabuze amakara. Imodoka nizirimo kuza, nibashije kuza ntabwo irimo kurenga mu nzira, zirimo barazihagarika nizize. Iyibashije kugira hano rero nayo ikahagera, ibiciro yabizamuye bahita bayamara. Okay. Imodoka zazaga zivuye agana he? Iri soko ryacu tupakura imodoka zitandukanye, hari zituruka ku Gikongoro, hari zituruka ku Kibuye, hari zituruka mu Ruhengeri, hari zituruka Ibyumba. Mu by'ukuri twapakururaga imodoka zitandukanye, ariko kugeza uyu munsi ubu hashize iminsi 3 nta modoka iragera ahangaha. Mu by'ukuri kuva hagiyeho ririya tangazo ryasohotse rivuye muri minisiteri, nta modoka iraza ahangaha. Okay. Kandi tuzi ko amakara ari mu bintu by'ibanze buri muntu wese akenera, wenda mu rugo abantu bakoresha imbabura, amakara ibintu by'ibanze. Ubwo bivuze ngo bikomeje gutya abaturage babura icyo bacanisha. Wagira ikintu wasaba wenda nk'ubuyobozi kugira ngo ndabafashe dukomeze dusunike iminsi? Mu by'ukuri uyu munsi dufite ingorane byatugoye. Kuva mu gitondo twabuze amakara, urimo urabibona, twabuze amakara, ibiciro babizamuye. Imodoka turayihamagara ugasanga igiciro twaranguragaho wongeyeho amafaranga arenga 3,000. Noneho rero ikananirwa kugera ahangaha bakayitegera mu nzira. Numva rero twasaba Leta yacu
nk'uko ihora itureberera ku manywa na nijoro twayisaba ngo uyu munsi dufashe gerageze kuko biraturuka ngo iyo amakara apakirirwa bagerageze kutuvuganira aho amakara apakirirwa amakara bayapakire ku giciro cyiza kiri hasi nk'uko twari dusanzwe wenda dupakurura apakirwe ku giciro gitoya kandi imodoka bazibohore zose zizi ko arimo aratubwira ko ngo hari zo bafungiye mu nzira zirenga 6. Icyo nacyo ntago tukizi, ariko niba koko ari ibyo leta yacu iratureberere tubera amaso buri gihe yadufasha bakazifungura zikaza isoko rikabona amakara, isoko ribonye amakara n'abaturage babona amakara. Ubwo rero twabasaba bakadufasha rwose bakabidukorera mu buryo bwiza bwihuse kugira ngo abaturage batabangamirwa natwe ngo tubangamirwe. Murakoze. Bababwira ko ari cyo kintu kiri gutuma ayo makara yiyongera nk'abantu bari kuyazana iyo modoka yari kuza. Ikintu kiri gutera kwiyongera kw'igiciro ni ikihe? Twebwe kugeza iyi saha iyo ntawe turabona n'amaso ku maso ngo tubivugane nawe, ariko iyo tubahamagaye kuri telefone batubwira ko impamvu amakara yazamutse ngo mu ishyamba ngo batarimo gupakira, abandi bakavuga ko mu ishyamba ngo ntayariyo, abandi bakavuga ko ngo leta yabujije gupakira. Mu by'ukuri ntabwo tuzi ikibazo aho kiri. Ikibazo turasaba ko leta yacu yadukurikiranira ikatuyoberaho ikibazo kiri, ubucuruzi bwacu ntibupfe. Ikibazo cy'amakara twakirangije, dusubire gato ikibazo cy'ubwirinzi. Hano muri kwirinda gutenda gukomeza guhashya cyakizo cyacu cya coronavirus. Mu by'ukuri nk'uko leta yacu yabidushishikarije ko abanyarwanda twese tukwiye kugira isuku turimo turagerageza kuyigira. Hari gahunda nziza bashyizeho yo gukaraba, kandagira ukarabe twarayiguze, ngiriya murayireba, imiti ikoreshwa twarayiguze. Umukiriya wese ugiye kwinjira ahangaha tumusaba kujya hariya akajya gukaraba, akinjira muri twebwe amaje gukaraba. Kandi ikindi hari gahunda badusabye ko umuntu yakicara n'undi muri metero, twarabyubahirije ngira ngo murimo murabireba. Umuntu n'undi baratandukanye cyane, metero tuyishyiramo ndetse tukanarenza kuko iyi ndwara natwe iraduhangayikishije. Twaragerageje rero tujya kwinjira muri block, iyo tuje umuntu wese abaranza agacara kuri kandagira ukarabe akabanza agakaraba akabona kwinjira mu kazi. Usohotsemo agarukamo nanone abanje kongera gukaraba. Turimo turagerageza rero kandi hamwe no gusenga byose twifatanyije, turumva twizeye ko ari Imana yacu izakora. Okay. Ndumva aho ngo muri kweza kukina gahunda za leta. Wenda ikindi kintu nabaza ku kintu cyo kwishyura. Wenda mu makara make mufite abantu barimo barishyura gute amafaranga cyangwa bwa buryo barimo batubwira bwa mobile money cyangwa Tigo Cash nabwo barimo barabikora? Ubwo buryo bwa mobile money batangaje ntabwo turatangira kubwubahirizwa kuko haracyarimo imbogamizi. Nibyo ko kutwoherereza amafaranga ni ubuntu, ariko twebwe tugiye kuyarotira baradukata. Aho ngaho iryo tangazo baza kuzarisobanura neza tukareba, kuko niba ngiye kurotira barankata kandi umukiriya yanyoherereje nta atanyohereje yo gukata. Icyo rero kiracyarimo imbogamizi cyane ku buryo ntabwo turimo kwemera ko yatwoherereza, kuko iyo systeme kerekane banza bakayikosora tukajya turotira ari ubuntu mu gihe batwohereje ari ubuntu. Njyewe mfite icyifuzo ariko atari cyanjye ngenyine, numva navugira abacuruzi bagenzi banjye cyangwa nkavugira n'abanyarwanda bose muri rusange bakeneye kugira hano ku makara cyangwa mu bindi bicuruzwa runaka. Turasaba inzego zacu za leta ko zatugerera hejuru, hamwe turangurira hejuru cyane hariya mu mashyamba amakara twikirwa, hejuru cyane hari amakara apakirirwa, hejuru muri barara amamodoka tuzanira amakara, kuko ibiciro babigeza hano byazamutse ari naho bikomotse. Batugerere hejuru hariya cyane, basaba abantu kugabanya ibiciro kugira ngo natwe tubone uko ducuruza tudahenza abaturage. Ndumva icyo ari cyo cyifuzo nari mfite kandi atari cyanjye ngenyine, ari cy'abanyarwanda twese muri rusange. Naho ubundi twebwe nibitugeraho bihenze natwe turacuruza duhenze, wa muturage bimunanire cyangwa umunyarwanda mugenzi wanjye kugura bimunanire. Murakoze cyane, murakoze kutuganiriza. Nitwa Inosa, ukaba uri umucuruzi wahanga mu isoko rya Ziniya ucuruza ibirayi n'ibitoki. Ntabwo ubundi ibirayi nibyo ncuruza. Ukaba ucuruza ibirayi n'ibitoki? Oya, ibitoki hari abandi babicuruza ariko ibiciro mba ngiye mbizi uko birimo biza. Ubizi. Aho habayemo ikibazo wenda nk'ibintu by'ibiciro iki? Ibitoki twari tukibibona kubera ko abanyakibungo babasha kubizana, abo bavuganye bakabasha kubisapuringa ababicuruza. Naho ibirayi nabyo twabashaga guhamagara kuri telefone kuko nta transport dufite yo kuvuga ngo urajya kugerekana na nyirabyo bivanye mu majyaruguru. Kubirayi tubifatira mu Nzove, ariko ubu ngubu ni kuri telefone. Uvuganye nawe kuri telefone wabashije kubona transport akagerayo akagupandisha ntubibone. Ariko iyo uvuganye nawe kuri telefone akabizana nta biciro n'ibisanzwe ntabwo twigeze tubihindura. Kuko n'ubundi urebye nka Kinigi ngiyi
twajyaga tubigurisha 438, ubu turi kubibasha kubifatira 37, 36 tukabigurisha yandi 38, nta giciro cyahindutse. muri make muri no soko rya Ziniya ku biciro by'ibirayi n'ibitoki ntago byeze bihinda. Nta kintu cyahindutse ku biciro by'ibiribwa bisanzwe nta koko babikuramo, ntabwo nta kintu bahinduyeho, koko n'ikibazo banafite uko biriyo batubonaga tukaba turi benshi ku isoko byabaga ari byiza, ariko buramubwira uti rwose sindi buze, ni wumva ubizana ubizane, ni wumva utabizana ubwo ngubwo nyine ndakinga kubera ko ntabwo ndibashe kukugeraho. Mwamwizeye ko birakomeza kuboneka? Ntabwo muri aya mezi ntabwo ibirayi byabaga bikunze kuba bihenze, ibiciro byabyo biriho niko bibabaga bimeze, koko ibirayi muri aya mezi ubundi ntabwo biba ari byinshi, ariko igiciro ntabwo kigeze kizamuka ngo ubone ko gikanganye. Ntabwo kigeze gikangana ngo ubone ko gikanganye, ko abakiriya bari babimenyereye. Nk'ubejo nk'ejo hari nk'umukiriya nahereye ibirayi 350, arangije arambwira ati ese jye naje bambwira ko hari mbigura 500, ubona ko nawe bigize gute? Imukanze ntoya, ntabwo twigeze tubahindura, turashaka ko abantu badahungabana. Ntabwo twigeze tubona ko ibintu bikanganye, nta n'abakiriya barimo, abantu barahashye uhenda kubera movement y'abantu, ubona ko bagize gute kwenda abana kabaye benshi, ariko abantu si kureba mu isoko baraza umwe, abantu ubona ko bahashye imbere babyiteguye, ntabwo dufite movement y'abantu babasha kuza kuba bakubabyiganira ibintu. Muri make uri kubona abakiriya baza, amakuru bari gutanga nahe wenda nk'ibiribwa byahenze? Ibiribwa byahenze ejo nagiye kubaza ibasenya inyanya umuntu ayinyobabwira 15. Ibasenya inyanya 15? Inyanya 15. Naramubwira nti rwose ndamuhamagara umukiriya, ndamubwira ntabyo nashobora guhaha. Kandi mbere yaguraga ngahe? Uno munsi nabashije kuyimugurira 10. Ejo bari bambwiye 15 zari zabuze. Ubwo mbere yaguraga ngahe byibura mu minsi ya mbere? Bagari 12, 8, 7, ariko inyanya nizo zikora, ariko nabo bakakubwira yuko ntabwo bashobora kujya kuzishaka. Kuki badashobora kujya kuzishaka benze gute? Aragenda niki? Aragenda na moto se ko yasimbukaga n'akamoto wenda. Aragenda n'imodoka se. Muri make bagenda n'amaguru bagiye kubishaka. Ese ubu wava hano ukajya Bugesera n'amaguru, wava hano ukajya Nyabugogo uvuye wenda niba utaha igahanga, utaha za Kimironko wazavayo n'amaguru, kandi ubusange wenda watuye hafi yabashe kuzibona. Muri make mu biribwa urebye ibintu by'imboga no byahenze. Ibintu by'imboga nibyo bihenze cyane. Ikindi gihenze ni ibintu by'imiceri mu bahashye. Imbuto zo ntabwo abantu rega bazikomeraho cyane. Ntabwo ibyo bintu abantu babikomeraho cyane. Umuntu yifuza ibihaza abana. Ibyo se waba utabonye guhaha ibirayi ukajya kugura ibinyomoro by'1,200. Oya. Byabanza ukagura ibirayi, ukagura igitoki, ukagura n'amakara yo kubiteka. Ibindi ubuze inyanya wanarya ariko. Niko tw'Abanyarwanda tunabibara. None hari ikintu wasaba ubuyobozi byibura nko mu kazi kanyu ka buri munsi? Ikintu wenda basaba batwohereza transport tuducyura. Niba se umuntu ari matahi Bugesera Nyamata, abosa yakongera kugira ngo aze gushaka niba ari uwo mwuga yakoraga yabishobora. Niba umuntu ataha igahanga ugasanga bimusaba ngo arava hano ataha igahanga n'amaguru, ntabwo yabishobora. Ubu ngubu kibazo dufite n'umuntu uri guhamagara kuri telefone, yageze mu nzira akabona undi abiha umuha menshi arabitanga. Arabitanga. Urareba ukavuga utese gusa inyangamugayo yawe ni yabiza, utari inyangamugayo ntabwo yabiza. Iyo abonye umuha menshi telefone arayizimya, ubwo uraza urahemba rero ugakora ukaza ukiryamira, uragenda ukiryamira ukaguma mu buriri. Nicyo kibazo dufite, ariko ubundi ibintu ntabwo byari byakazamutse. Kereka nibizamuka mu kindi genda bagiye mu giturage bakabuza kubikura nk'ibi birayi n'ibitoki, bakavuga bati nta kujya kubitema, nibwo bizazamuka. Ariko ntabwo birazamuka. Ibiciro nibisanzwe ibitoki se ntibyaguraga 2,5. Ubu ndumva ariyo biri kugura. Watangiye twibwira? Amazina yanjye nitwa Nyabyatsi Zahara, nkorera mu isoko rya Ziniya riherereye Kicukiro. Ucuruza iki? Curuza inyanya, ibitunguru, karoti. Inyanya, ibitunguru, karoti, mbega ibintu byose mba mbifite. Uri gukoresha ubuhe buryo kugira ngo wirinde icyorezo cya coronavirus? Uburyo ndi gukoresha bwo kugira ngo nirinde iki cyorezo cya coronavirus, ndi kwinjira mu isoko nkakaraba n'amazi meza nkoresheje isabune, kugira ngo bimfashe kuba nakinjira nsa neza ku buryo nta wazanga nyanduza cyangwa se nanyangire abandi nakanduza. Kubijyanye no kurinda abakiriya noneho? Kubijyanye no kurinda abakiriya
bitewe n'amahugurwa turi guhabwa nyine nkatwe tuba tugira ngo dutange customer care mu byacu ducuruza, umukiriya nyine ni ugutanga intambwe ku ntambwe kugira ngo ashobora kuba yifite yayinyanduza cyangwa se nanjye nyifite nayimwanduza. Ibyo ni byo bintu turi gukoresha. Watubwira ese ku bijyanye n'ibyo ucuruza bihagaze gute? Ibiciro ntabwo wabizamuye nk'abandi bagiye bazamura ibiciro cyangwa wowe wabimanuye? Pari raporo bitewe n'uko isoko rihagaze, mbega abari mu isoko mbega ni bagenzi banjye kandi nanjye ndi umwe mwabo ngabo. Ibiciro mu isoko ntabwo biri hejuru cyane cyangwa se biri kuri 90%. Ibitunguru bishobora kuba biri kugura uyu munsi igiceri gishobora kwiyongeraho bitewe n'uko twaranguye, ntabwo iby'uyu munsi nabigereranya n'ibyejo kuko ibyejo bibara bejo. Okay, tugereranyirize. Iki cyumweru kirimo ingamba nyinshi cyane zafatiwe abanyarwanda hagamijwe kwirinda icyorezo cya coronavirus, kukirinda ndetse no kugikwirakwiza. Ese ibiciro biriho ubu ngubu muri iki cyumweru ugereranyije n'icyumweru cyashize mbere y'uko coronavirus yinjira mu gihugu, dutandukanyiriza? Urebye mu gihe cyashije n'iki ngiki turimo harimo difference ya mbere nuko igihe cyashije ikintu cyari gihenze cyane, niyo nashyira 100% cyari inyanya ku isoko zari zihenze cyane kurenza ubu ngubu. Zarangaye inyanya basaguraga 20,000 cyangwa se na 30, agafuka kakaza karenze bitewe nuko igiciro cyabo cyaje igihagaze ku isoko ryabo. Uyu munsi noneho inyanya ziri kugura ngahe ibase? Nsubije amaso inyuma y'uko inyanya zari zimeze igihe cyashize nkareba n'ubu ngubu inyanya ntabwo zihenze cyane. Ubu ngubu ibase muri kwigurisha ngahe inyanya? Ibase niba twayiguraga 20,000 ubu ngubu turi kwifatira 10,000, 11,000 gutyo. Mukayigurisha ngahe? Ubu ngiye nje kugura ibase y'inyanya nayigura kuri amafaranga ngahe? Wowe uje kugura twaguhera ku kiranguzo kuko uje umukiriya mushyashya. Ku kiranguzo nta nyungu kandi ubwo se naguri ubwo se wowe wakunguka gute? Ukuntu ufata umukiriya icyo bavuga gufata umukiriya neza umugana, umuhera ku kiranguzo ukamubwiza ukuri ko ibihagaze ku isoko ruko nguko bimeze, kugira ngo ejo naza azaze yamenye ukuri wamubwiye nuko bihagaze ku isoko. Muri aka kanya nje ndi umukiriya cyangwa se yagiye kuza umukiriya muri aka kanya ugura ibase y'inyanya, arayigura ku mafaranga ngahe? Muri aka kanya ngewe uje usanga nayiguze 10,000, ntari uwaje nzizana nzigurisha nzihereza abaturage bari mu iri soko, nakugurisha ku isoko ndi kuzitangira nkuko nahaye abaturage. Angahe ubu ngiye ndi kukubaza igiciro? Ngiye nyifashe 10,000 wanyungura 1,000 cyangwa se ukanyungura 500 bitewe n'uburyo nabikubwiyemo n'uburyo wabyumvishe. Nose ko twumva ibiciro aribwo byagabanutse, ubwo mbere warumbwiye ko mbere mwazigurishaga 20 na bingahe, none ubu ngubu biri muri 10 na bingahe. Ubu ndumva byazagabanyitse. Inyanya mu buhinzi zabonetse, abahinzi bazizanye ari nyinshi cyangwa bimeze gute? Mu bihe byatambutse urabizi na imvura yabaye nyinshi. Mu cyumweru twe kuvuga igihe kirekire, mu cyumweru gishize, tuvuge mu cyumweru gishize. Imvura yabaye nyinshi, wenda wasanga ari yo nzitizi yabiteye, none wasanga turi kugana mukiri mu mucyo kugira ngo inyanya ziboneke. Ubu ziri kuboneka imyanya mu bahinzi ziri kuboneka? Ntabwo nabishyira 100% kuko ntabwo nzi uko ejo bizaba bimeze, niyo mpamvu mvuga nziga kugira ngo nzarebe ejo uko bizaba bimeze. Nuko bimeze. Okay, duhe ishusho ikiro cy'inyanya muri kukigurisha ngahe? Ikiro cy'inyanya ubu ngubu twese uko turi hano mu iri soko turi ku giciro kimwe cy'inote y'1,000, kuko ntabwo warangura inyanya y'10,000 ugurishe mu kiro muri 500, ntabwo wayakuramo. Mu cyumweru gishize inyanya zaguraga gute ikiro? Ikiro cyakuraga 1,500, none havuyeho 6. Ubwo inyanya urumva ziri kugurika nta kibazo. Iki imbogamizi muri guhura nayo rero noneho nk'abacuruzi ni iyihe? Imbogamizi turi guhura nayo ni iyo ndwara turi kwibaza bita coronavirus. Ubu mbega muri make nanjye uburyo nyibaza nawe nicyo uri kwibaza muri aka kanya. Niyo mpamvu umumva ngo ibintu bimwe byahize, kuko sinajya kujya kuvuga ngo ibirayi byahenze ntacuruza ibirayi. Buriya bafite uburyo baranguye, umucuruzi ajya kuziza ikintu harenzeho igiceri kimwe ku ijana afite uko yaranguye. Buriya ushobora kuzagera mu isoko ukumva ngo ibintu birahenze kandi umucuruzi uko yaranguye ashobora kuherera ngo 5 ku ijana, none nashyiraho ndi 5 ku ijana, wowe ukagira ngo ndaguhenze kandi nanjye ari igiceri kimwe cy'ijana cyangwa se cya 50 ndi kungukaho kugira ngo ngire icyo mbona nk'umucuruzi. Nta yindi mbogamizi ihambaye cyangwa se ikomeye
cyangwa se nta n'ikindi gikuba cyacitse cyamwiruse ku buryo umucuruzi aba afite uko yaranguye afite n'uko agurisha. Okay, nk'umunyarwanda ucururiza hano mu isoko rya Ziniya ndetse ukurikirana ubutumwa butangwa bwa leta bwo kwirinda coronavirus ndetse no kuyikwirakwiza, n'ubuhe butumwa watanga ku bacuruzi bagenzi bawe ndetse n'abakiriya babagana? So ubutumwa natanga nkurikije n'amabwiriza ya leta uko ari kuduha kandi natwe n'uburyo tubibona, kwirinda coronavirus ni ugukoresha amazi n'isabune, ugakaraba neza intoki aho ugeze hose mu gihe ubona yuko biri ngombwa ko ugomba gukaraba. Nubwo butumwa nashishikariza buri muturarwanda wese uri mu gihugu cy'u Rwanda. Iki cyorezo ndumva tugisangiye turi amahanga menshi, ntabwo ari igihugu kimwe kiyifite. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Ngubu tuza gukora tugagenda n'amaguru, dufite ikibazo cy'ibinyabiziga kidutwara, umuntu akataha afite ubwoba. Utaha hehe? Nje naha Kicukiro New life. Ariko wowe ni hafi nta kibazo? Ni hafi nyine, urumva ambasabira abagenzi banjye noneho bataha harenze aho naho, urumva ni ikibazo. Mu kujya kurangura muri kubigenza gute? Kurangura muri kubigenza gute? Yewe kurangura ni ikibazo, ni ukugenda n'amaguru, ukava wenda hari wenda nk'umuntu uva mu Kiyanja akava mu Kiyanja akagera Nyabugogo n'amaguru, no kugaruka bikaba ko akaza n'amaguru, urumva ni ikibazo gikomeye. Okay, mu buryo bwo kwirinda gira ubutumwa utanga kuri bagenzi bawe ndetse n'abakiriya banyu? Nkurikije uko amabwiriza agenda atambukamo ahangaha, nabwira abagenzi banjye ni kwinjira mu isoko dukarabye amazi meza n'isabune. Ikindi umukiriya yaza mugahana umwanya metero kuri metero, tukirinda kuba twakoranaho ngo twegerane, cyangwa se kuba wakirinda gukora mu maso inshuro nyinshi. Urakoze cyane. Ikiro cy'ibitunguru kiri kugura? Ikiro cy'ibitunguru biterwa n'ibyo ari byo. Ibyumye biri kugura amafaranga inote y'igihumbi, hari ibingibi bita by'isenyi bikaba bikugura amafaranga 700. Biriya bya salade by'umweru biri kugura igihumbi. Biragura igihumbi. Urakoze cyane. Mwege mucuruzi iki kibazo dufite nyine ni ibintu byo mu mabutike nk'imiceri yarahenze, amakawunga byarazamutse, urumva ni ikibazo. Okay, turagerageza naho kugenda turebe uko bimeze, ariko leta y'u Rwanda yashyizeho ibiciro bitagomba kurenzwa. Ese ababicuruza bari kubirenza cyangwa? Urumva kubirenza naho ubwo biterwa naho baranguriye, ibiciro bakabisanga. Ariko turatekereza ko nta muntu wagiye kurangura uyu munsi cyangwa se mu minsi 2 ishize, kuko abantu baba bafite amadepo. Se yabagiye kurangura yanyuze he kari kibazo, ibinyabiziga ni kibazo. Ariko hari abantu bacuruza amakawunga, imiceri baba bafite amadepo. Ese uyu munsi baba bagiye kurangura cyangwa se ejo? Ntabwo byashoboka ko bagiye kurangura. Ntabwo byashoboka ko baba bagiye kurangura, kubera yuko basanzwe bafite depo bafitemo ibicuruzwa. None ni gute ko hari abo turi kuganira nabo bakatubwira ko hari umuceri, akawunga byazamutse? Wowe utekereza ko impamvu ari iyihe? Impamvu natekereza yuko wenda hano biri guhenda, natekereza yuko hano bari kubirangurira ariko wenda bari kubahenda nabo bakaza igiciro kiri hejuru. Kandi turi gutekereza ko bafite depo bari barashyizemo ibicuruzwa byabo. Buriya abantu bacuruza akawunga n'umuceri batandukanye namwe mucuruza inyanya, kuko mwebwe inyanya murazicuruza uyu munsi zigahita zishira. Ariko nk'umuntu ucuruza akawunga cyangwa se umuceri aba afite stock, tuvuge wenda ya toni zingahe cyangwa se mu rugero rungana iki. Ntago haba harimo kuba wenda hari kwitwaza ko hari ikibazo bakaba bashobora kuzamura ibiciro. Ashobora wenda kuba abona ko yabiguze mbere akabona yuko yaguye umugobi, akavuga ati nanya amafaranga nayacuruje ubu ngubu nta kindi gihe nzayabona, akaba yungukiye aho ngaho. Abo bacuruzi bababwira iki bari gukora ibyo bintu? Abagira inama yuko batagomba guhenda abakiriya, bakagurisha ku giciro kiriki. Urakoze cyane. Nawe rero ntabwo ugomba guhenda abakiriya, ucuruze ku giciro kiriki. Twebwe ni bisanzwe. Urakoze cyane. Dufite ikibazo ko natwe twakwandura. Ingamba bafashe nizo, ariko nanone dufite ikibazo cyo kubona imari zo gucuruza. Nk'ubu twajyaga kurangura mu cyaro, nta modoka izipakira zirahari, ariko izitujyana mu cyaro ntazihari.
izitwara abantu bajya mu cyaro. Mu cyaro mugiye kurangura cyane wa mutashye? Tuba tugiye kurangura tukagaruka. Mu cyaro bwagana ye murangura? Hari abajya mu Bugesera, hari abajya za Kibungo n'Igitarama hose. Biterwa naho umuntu no mu Ruhengeri hose tujya gushaka imbuto. Twagize ikibazo rero na Nyabugogo, twabuze imodoka yatujyana ngo tujye kurangura Nyabugogo, twabuze imodoka hose, ntabwo turi kubona icyo tudeplasa ngo tubone imari, twabuze mbese ibyo ducuruza. Okay, ufite icyifuzo byibura nk'ikintu wasaba ubuyobozi bukuru kugira ngo bafashe byibura akazi gakomeze kanyu? Niba babona ko kagomba gukora badufashe tubone imodoka zo kudutwara tubashe kubona imari. Niba babona nabwo bidashoboka bafunga, kuko ntacyo twabona twakora tudafite uburyo turangura, ubwo bafunga isoko tugataha. Biramutse bikomeje gutya nk'ubu imodoka zabuze, murabona hari icyo kibazo cyaterwa? Inzara yatwica, nyine yakwica n'abaturage, kuko ababa babishaka barahari, abatugana ni benshi bashaka ibyo tubaha ducuruza, ariko ntabwo turi kubona uburyo tubibaha natwe. Hasi mu bwirinzi bwo mugeze gute, muri kwirinda gute? Dufite ikibazo cy'uko dushobora kuzahura, wenda hari abaza hano mu isoko, twakifuza niba hari ibintu babona bishobora kuba badupima binjira nko mu isoko cyangwa basohoka, kugira ngo hatazagira n'abaza hano mu isoko nabwo bafite iyo ndwara tukaba twayandura, cyangwa natwe tukayishyira abo twasize mu rugo nk'abana n'imiryango. Nabwo icyo kibazo turagifite. Ubwo nyine biramutse byanze kandi babona icyorezo kiri gukura, bafungaho kugira ngo dupfe tudafite n'ubuvuzi. Bafunga isoko mu gataha? Babonye indwara ziri gukura, nta bushobozi bwo gupima binjiye n'abasohoka buhari, bafunga isoko tugataha tukajya gutegerereza mu rugo, aho kugira ngo twandure twanduza n'abana twasize mu rugo n'imiryango. Njye numva ari uko byagenda. Ubwo twari turi hano mu karere ka Kicukiro, kandi bamwe mu baturage twahuye nabo bakomeje kutugaragariza imbogamizi zihari ziri guterwa n'ingaruka za coronavirus. Jewe ikibazo mfite ni icy'inzu z'abandi. Nta kuntu leta yatuvuganira ku bantu bafite amazu muri iyi minsi tutari gukora, bakatuvuganira bakaba badushyiriyemo imisonga, wenda bakandika igihe guhereye itariki uyu munsi, bakaba batworohereje, sibyo? Noneho nyuma twazongera gukora, turi gukora neza tukabishyura, kuko saa izi ngizi urareba nk'ubu ngubu niba niriwe aha ngaha nakoreye 200, wenda niyo nabonye nyine inzu nabona ncanye imbabura, usanga bibaye ikibazo, ugasanga arimo aradusohora aragera gute. Bareba ukuntu rwose na ba nyine inzu nabo babakoresha inama batworohereze badushiriremo imiyaga, kuko birakaze cyane. Murakoze. Bene amazu barimo barashaka amafaranga yabo. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo nuko bakwihanganira abantu tukareba ibi bintu byakwerekera, ariko bakaba bahaye abantu ihumure byibuza, bagategereza tukareba yuko abo bantu iminsi yakwicuma, ahari wenda iyo minsi yazarangira abantu bagashaka amafaranga, ariko batabishyuje bya birarane. Ikindi abafite amazu yabo bakihanganira abakodesha. Ubwirinzi uri kubukora gute mama? Tubwira ubwirinzi ukuntu wowe. Ubwirinzi ni ukwirinda kwegerana n'umuntu, tugafata metero hagati y'umuntu n'undi, kandi tugakaraba uko umuntu ashoboye. Mama uri kubikora? Ndi kubikora. Ni iki kintu washishikariza abaturage bagira? Ndashishikariza abantu bose yuko iki kintu kirimo kireba abanyarwanda twese, umuntu wese rakumva inama agirwa kugira ngo tuzubahirize. Murakoze mama. Ikindi kibazo dufite, tuba mu nzu y'abandi dukodesha, kandi turya uko tuvuye hano mu isoko. Abagabo bacu imirimo bakoraga nabo yari ya buri munsi, dukora uko bagiye, imirimo bakoraga irafunze, amazu twabagamo bagiye kudusohora, kandi tuba nyine tubona icyo kurya uko tuvuye hano, twabuze uburyo tubona imari, twabuze uburyo tubona ibintu byose, ubwo nyine n'inzara izatwicana. N'abanyinzi niba batazadusura ntitubizi n'ibyo kurya, sinzi ko bizagenda. Ikibazo dufite ni cy'uburwayi, iki cyorezo cyaje kandi kiri kuri buri twese, ariko twebwe twavuye mu ntara tuza gupakariza nk'ubu ngewe nkora umwuga w'ubwubatsi, ariko noneho twumvisha iminsi 14 dukodesha, kandi ntituzi ko bizaba byacogoye, nta kugira ngo dutahe wenda ngo tujye dusanga imiryango. Ni ikibazo cyatugoye cyane, twaryaga tuvuye hanze. Nk'ubu ngubu ngewe navuye Nyabarongo hariya ku Kagera, Igahanga, ku rugabano rwa Kicukiro
na Bugesera narinze kugira n'ubite ko naje nceremba mu nzira badusubizayo nakerewe none ubu nsubiyeyo n'amaguru nta nakoze kandi naryaga nturutse hanze. Urusanzwe gukora iki? Njewe ndi umwubatsi. Uri umwubatsi? Kandi wanjye ni mu Ruhengeri Musanze. Ariko papa ikibazo gihari ni icya rusange ubwubatsi. Ni icya rusange. Icyo nasaba yuko nk'ubukode twaturimo bwa nyirinzu yuko bagiye bari gushaka kutwirukana bati niba nayo nzishyura wenda ku itariki zahise batubwo zarenze. Ubwo ushaka gusaba ku kibazo ni cy'inzu cyane. Inzu cyane ni mirire yo byo ni bisanzwe. Ubwo urasa nk'ikintu wasaba nka landlord nyiramazu wamusaba iki na ubuyobozi ku by'amazu. Ku by'amazu yuko bari abantu bafite amazu tubabereyemo batwora kuko icyorezo cyaje kiri muri twese nabo bagifiteho uruhare twese tugifiteho uruhare kiratureba twese ariko bagerageze kuba batwishyura nicyo nasaba batwishyuza babishyuze cyangwa babitonze kubishyura babitonze kubishyuza babitonze kutwishyuza. Icyo nicyo cyifuzo cyawe. Nicyo cyifuzo cyanjye naho ibindi byo ni bisanzwe ni ibya twese. Niba ari inzara turakubitirwa hamwe. Nubwo abaturage bahangayitse kubera iki cyorezo cya coronavirus, bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze twabashije guhura nabo bageze bimwe badutangariza mu bijyanye n'uburyo bari gufasha abaturage kumva ndetse no gusobanukirwa uko bagomba kurushaho kwirinda iki cyorezo cya coronavirus cyugarije isi muri rusange. Tangira twibwira muri bande. Murakoze cyane, nitwa Musabyimana David. Mukaba mukora akahe kazi cyangwa mukora iki? Njye nshinzwe umudugudu wanjye, nshinzwe isibo. Ikindi ni umunzi mu murenge wa Kicukiro, ndi perezida w'abunzi. Ikindi nshinzwe gukorodininga ibijyanye n'umusanzu w'umutekano mu murenge wa Kicukiro. Okay, tugize amahirwe duhura n'umuyobozi bitewe n'ahantu turi hano muri Kicukiro. Ese abaturage banyu murabona bari gukomeza kubyumva ibyo bakomeza kubakangurira? Birakomeye ikiza kije nk'iki. Icyorezo nk'iki biba bigoye kugira ngo abantu babyumve kimwe cyangwa se babyumvire rimwe, ariko icyo tugomba gukora ni ukomeza kubibigisha, ni ukomeza kubibabwira, kubibakangurira kugira ngo bashire kubyumva. Amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe abivuga ni ukuvuga ngo tugenda tubakangurira uburyo bwo kubishyira mu bikorwa kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza, abantu babashe kwirinda ibijyanye no kuba abantu bategerana cyane, ibijyanye no kuba abantu bagomba kugira isuku. Ibyo byose ni ibintu tugenda tubakangurira kugira ngo babyumve. Okay, hari imbogamizi muri kubonamo hagati y'akazi kanyu mukora? Imbogamizi zirahari. Ni ukuvuga ngo iyo icyorezo nk'iki cyaje hari ibintu byinshi byangirika, hari n'abantu babigenderamo bagahura n'ibibazo. Mwumvise ko nkura umuturage mubajije mu kanya atanze ikibazo kivuga kiti twebwe iwacu imiryango yacu iri kure ubu ntidushobora kuyisanga kandi akazi kacu karahagaze twakoraga ibiraka. Ibyo byose ni imbogamizi kandi usanga ari igihombo ku gihugu cyose ndetse n'igihugu cyonyine. Ni ukuvuga ngo ku isi ya rurema iki cyorezo urabona ko cyatatse kirimo gutuma habaho ibihombo cyane, ariko ikigaragara kugira ngo dukomeze kukirinda no kugihashya ni ugukomeza kugendera no ku mabwiriza nk'uko yatanzwe. Okay, wagira ikintu wakisabira wenda abaturage bawe niyo bakubona ejo kuri televiziyo ikintu wabisabira? Abaturage banjye ndabasaba gukomeza, si n'abaturage banjye gusa, mu gihugu hose muri rusange abantu bagira imyumvire, abantu bazamura imyumvire, bumve ko igihe cyose habayeho ikintu cy'icyorezo nk'iki bagomba kwitabira gufata ingamba cyangwa se kwitabira amabwiriza yashyizweho n'ubuyobozi kugira ngo turusheho kukirinda. Murakoze cyane. Murakoze. Zimwe mu mbogamizi zagarutsweho na bamwe mu bacuruzi ni ikibazo cy'imodoka zabatwaraga mu gihe babaga bagiye kurangura ndetse banavayo. Aba bacuruzi kandi bakomeje kutugaragariza ko mu gihe hatagize igihinduka mu bijyanye no kubona imodoka zibafasha mu kujya kurangura bishobora kuba imbogamizi, bikaba byaviramo abaguzi kuza ku isoko bakabura ibicuruzwa kuko nabo badafite uburyo bwo kujya kurangura. Mu baduhaye uburenganzira bwo kugira ngo dukore, ariko kugira ngo abantu bajye kuzana imari ni ibibazo. Ntabwo babona imodoka ibajyana ngo babone nibagarura. Kubw'ibyo rero kugira ngo umuntu azabone imari imugeraho cyangwa ibyo kurya bigere ku bantu ni ikibazo kuko nta modoka babona zibazana ngo zibageze mu masoko. Ibyo ni byo bintu bitubangamiye.
murakoze cyane. Abantu bose bari gucuruza ibyo ducuruza byinshi biva mu ntara, byinshi biva Nyabugogo, ntabwo turi kubona ibyo tubiza. Ntabwo ho ibiciro byeze bizamuka? Ibiciro byurije byazamutse, kurangura bari kuturanguza kuri menshi, n'ubundi tukabona ibyo tubizana byose byatubereye ikibazo. Abaguzi barimo barabyakira gute bo? Abaguzi bari kugura, ahubwo nuko tutari kubona ibyo tubaha. Nta kibazo cy'ibiciro bafite? Tubibonye bagura, ariko nabwo bari kuvuga ngo twurije cyane, kandi nabwo gukuriza ni transport iri kubitera no kugenda kubishaka. Ibibazo dufite, twabuze amamari, nta kuntu turi kujya kuzana imari, turi kugenda n'amaguru. Bamwe bari kugenda n'amaguru, bagera mu nzira bakabagarura. Bamwe bari kujya Nyabugogo, umuntu akava Nyabugogo n'amaguru akaza nabwo yikoreye ku mutwe n'amaguru, wagera mu nzira nabwo ukumva urarushye, wagera no mu nzira abajura nabo bakabye. Umuntu aravuga ati ntago muzarya muri mu nzu ugiye naburaye, wava mu isoko ubu n'ugutaha kare kugira ngo tudahura n'abajura. Icyo kibazo ufite wenda icyifuzo kihe? Icyifuzo gihe navuga muri rusange nuko yenda leta yatudohorera ikajya iduha amamodoka yo kujya amamodoka yenda bakaduha amamodoka yo kujya gushaka amamari tukabona imibereho, kubera ko abantu benshi bari kugenda n'amaguru. Mbese ibintu n'ubwo byabuze, nyine nta kintu turi gucuruza. N'impamvu ikibazo kiri kuba bikazamuka ibyo biciro ni transport dukura tujya kugira iki kubizana. Nk'ubu ngubu ngende guturuka ahantu bita Nyacyonga ku mucanga njya Nyabugogo n'amaguru njya kuzana imari. Iyo mari yo nyizanya hari n'igihe mbura isanga imodoka zuriyemwe imizigo, za modoka zitwara imizigo nkayizana n'umutwe. Urumva kuzana ibiro 50 n'umutwe mbivana Nyabugogo mbizana hano zina Kicukiro, bitashaka uko nanjye shiraho ya mafaranga y'iki ya tarasi y'imvune nagize, nizo mbogamizi zihari. None kuri wowe urumva hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo cya transport ku bantu bajya kurangura kigabanuke? Urumva hakorwa iki? Jewe kuri ngewe nk'ikintu nasaba ubuyobozi bwashyiraho, bo bashyiraho ingamba z'ukuntu izo modoka zizana imizigo kugira ngo duhabe abaturage ibyo kurya zaba nyinshi, bakajya bazishyira ahantu turangurira. Noneho ahantu turangura bo bakajya bashyiramo bya bicuruzwa kubyo tuba dukenera, ya mafaranga tuniyo twanayabishyura kuri Airtime, ariko ibicuruzwa byo byaje he ku isoko vuba, kuko iyo tugiye n'amaguru ntabwo tubona ukuntu twebwe dusanga ibicuruzwa barangije kwipakira mu mamodoka. Bitabaye ibyo, hatabonetse uburyo bwo gushyiraho izo modoka zitwara abacuruzi bakajya kurangura, nizihe mbogamizi zabaho, nizihe ngaruka zabyatera? Ingaruka nyine ni ukubura ibicuruzwa twajya ducuruza, abaturage n'ubundi bakajya baza bakabura ibyo guhaha, ugasanga ya coronavirus n'ubwo ibaye ariko nayo dusigiye iki, dusigiye inzara, kuko abantu ntabwo bazaza babone bya bicuruzwa. Ikibazo cya transport abana byakwiye kugenda gute? Kugenda gute se ko leta atari basi bahigitekerezo nk'ukuntu ubona byagenda, nyine tanga igitekerezo nk'umunyarwandakazi. Igitekerezo natanga nkuko bari batangiye binjiza abantu bake mu modoka bakabona uko bagenda ntibavunike cyane, ngiye ndumva ari uko bakomeza kubigenza kuko ni hatari. Ese ni transport ya moto cyangwa ni imodoka? Moto byose ni imodoka, byose nta kintu kiri mu muhanda. Mama nk'aba rugiye he tubwire? Narimbuye mu rugo ijabana ndamanuka Nyacyonga, ngeze Nyacyonga sanga nta modoka n'imwe ihari, kubera ko n'ubundi abantu benshi bafashe gahunda yo kugenda n'amaguru, kubera ko n'ubundi yangiye gushaka ibitunga umuryango kandi ari hano nkorera. Ndemera ndavuga nti reka ngende singiye gupfira mu bana nk'imbeba, ndebe ko hano bimeze, kubera aho menyereye gukorera. Nzana amaguru Nyabugogo yose ndaza, mu kanya gato nibwo ngeze hano kandi navuye mu rugo saa moya. Ubu ngubu uratashye? Oya ntabwo ntashye, kuva aho utaha no kugera aha ngaha bisaba nk'igihe kingana iki? N'amaguru bibaze nahavuye saa moya. Uhageze saa ngapi? Nahageze nko saa 10. Ubu ni saa ngapi? Ubu ni saa 10 n'igice gutya, saa 9 n'igice. Nibwo hageze. Abaturage bakomeje kutugaragaza imbogamizi bari guhura nazo, ndetse banagira icyo basaba leta y'u Rwanda yabafasha mu kugira ngo nabo babashe guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Aba ni bamwe mu baturage twabashije kuganira nabo batwereka izi mbogamizi. Mwiriwe mama. Mwatangiye mutwibwira muri bande? Yitwa Nikuze Vestine. Nikuze Vestine, uje mu isoko nk'umuntu uje gukurikira umucuruzi cyangwa uri umuguzi? Naje guhaha. Waje guhaha.
urabona bimeze gute muri no minsi? twebwe kubera ko twara abazunguzayi none kubera ko tutagikora turabona bitubereye ikibazo, nta hantu turi gukura imihahire, birahenze cyane. Ibintu byahenze. Abacuruzi babwira ko biri guterwa n'iki kugira ngo ibintu bihende? Batubwiye ko ari coronavirus. Babwiye ko ari coronavirus yabiteye. Barava kurangura bakabona ngo birabahenze. Bakabona birahenze. None se urimo kukiza gahunda ya leta? Yego. Nko kwinjira urinjiye urakaraba. Ono ugiye guha urishyura gute amafaranga? Yo kugira gute? Kwishyura amafaranga ugiye kwishyura nyine uje guha. Urimo urishyura gute? Ndaje mbonye bikaze nabuze amafaranga yo guhaha. Narizanye make none ndabona byanyobeye. Kugeza ubu kwirinda ntacyo byari bidutwaye, gusa ikibazo mbona kiri imbere ku buzima bw'abantu baciye bugufi ni inzara. Dushobora kuzicwa n'inzara. Ahari sinzi niba leta yagira icyo ikora ku bantu baciye bugufi, ariko ntabwo byoroshye. So njyewe ikintu cya mbere nabaza ngo mbese nk'abantu bakoraga bakarya ari uko bakoze, bo iherezo ryabo ni irihe? Ese hari uburyo ki wenda bazabasapotinga? Nicyo ngicyo nabaza leta cyonyine. Amazina yawe ni? Nitwa Bikorimana Jean Marie Vianney. Usanga ukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umupatisserie. Umupatisserie. Okay, sawa. Ndagushimiye wowe yahisemo gufungura ino video ku Iwacu TV, ngushishikariza kuyisangiza abandi, ndetse ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru tugutegurira ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Twese nk'abanyarwanda dukomeze kwirinda icyorezo cya coronavirus, ndetse dukurikize inama duhabwa mu rwego rwo gukomeza kwirinda. Wakoze cyane.